Dutangiranye na bimwe mu by'abantu benshi bahurizaho. Abantu barebare ngo burya bakorera amafaranga akaboneka ndetse akagwira, ndetse bisa n'agasuzuguro, ariko niko twisanze. Abantu bagufi twisanga ku mirongo y'imbere, badushyize imbere iyo turi kwifotoza turi benshi. None se ntabwo bikubangamiye aho bigeze aho ngaho? Mwe mudukurikira aho muri hose, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ubu njye ndumva nshaka kubabwira ijambo rimwe: nimwegere hino twiganirire. Wenda niba nketse ibintu bya nyabyo, muri mwese ntabwo mwabura nibura umuntu umwe muzi mugufi upangamiwe no kuba ari mugufi gusa akaba yumva nta kintu atakora ngo akire icyo kibazo. Isomwe Mugisha wumva kuri mikoro. Ikintu mfite hano ni kimwe nzi: ngiye kubaganira ku cyitwa ibiribwa byose warya ukabasha kuba muremure, ndetse ukabasha kubungabunga uburebure ku mubiri wawe. Kuba nkaho uri igice, niko benshi tubivuga, ukaba ubisezeye aho ngaho uwo munsi. Ntimujye kure. Ntaragira ikintu nongeraho na kimwe. Uburebure bwawe ufite ahanini bugenzurwa n'ibyo abazi ibijyanye n'ubuzima bita genetike. Genetike mbega ni ibikugize, ibigukoze, ariko nanone ukomora ku babyeyi bawe bakubyara. Uko ibi ngibi mama wawe aguhaho 50% bimugize, na so ukubyara akaguha 50% bimugize. Ari nayo mpamvu umugore muremure ushakanye n'umugabo mugufi biba bikekwa ko yazabyara cyangwa se bazabyara abana bavanze abarebare n'abagufi. Nyamara nubwo bimeze gutyo, ubona intungamubiri zibanze kandi zihagije, zimwe ziba zigira umumaro w'ibanze mu mikurire, ntabwo bavuga ko nta jambo ribifiteho cyangwa se bifite kuri iyi ngingo, kuko nabyo ni ingirakamaro ndetse biri mu byagufasha kuba waba muremure. Reka mbereke noneho bimwe mu biribwa bizwiho gutuma uba muremure. Ni bimwe mu biribwa biba byifitemo ubushobozi bwo gukomeza amagufa n'ingingo ndetse n'ibindi nk'ibyo. Ubusanzwe proteine cyangwa se intungamubiri zigira bwa mbere na mbere umumaro wo gutanga ubuzima bwiza, ako ni kamwe, ariko nanone zigafasha mu kwisana kw'ibice by'umubiri ndetse n'ubwirinzi bwawo. Zimwe mu ntungamubiri nka calcium, vitamine D, magnesium ndetse na phosphorus zifasha neza mu buzima bwiza bw'amagufa. Inkingi ya mwamba mu gukura kandi gukura ujya juru, uba muremure. Twazamutse n'ibiribwa 10 ugiye kujya urya uyu munsi ukaba muremure bidasubirwaho. Ibishyimbo. Ndabizi muratangaye muti kandi ibisi bimwe duhinze aha hepfo se? Nibyo, ni isoko y'intungamubiri ndetse n'isoko nziza ya proteine. Izi proteine zakunze kugaragara ko zongera umusemburo witwa IGF-1 cyangwa se insulin-like growth factor 1, uzwiho kugenzura imikurire y'abana n'ubushakashatsi ubwo ngubwo. Ni isoko nziza y'umwunyungugu wa iron cyangwa se ubutare ndetse na vitamine B. Ibi bizwiho kukurinda uburwayi nka anemia, aribwo burwayi bwo kubura insoro z'amaraso zihagije zo gutwara amaraso mu mubiri. Urugero, mu bana bato byakunze kugaragara ko abana badafite umwunyungugu wa iron cyangwa se ubutare fer ihagije bagiye bagira ubukererwe mu mikurire yabo. Noneho ndongera ngo inkoko, chicken. Ndabizi mu mitima yanyu muti zirahenze cyangwa se zirahenda, ariko niko bimeze. Inkoko mubona ziriho zitemberera, zibitse ibikoresho simusiga byakugeza ku ndoto zawe zo kuba muremure. Vitamine B12, vitamine ya mbere mu gutera umuntu uburebure, mu gukura uba muremure. Inkoko zigiramo amino acid izwi nka taurine, izwiho kugenzura ukwikora kw'amagufwa ndetse no mu gukura kwayo. Nibura iyo uriye amagarama 85 y'inyama wunguka ibyubaka umubiri nibura bingana n'amagarama 20. Hari nubwo wenda ingano y'intungamubiri igenda itandukana bitewe n'uburyo wayikasemo cyangwa se n'uburyo wakoresheje uyitekamo. Almond. Hari ibiti byera ibintu biri mu bwoko bw'ubunyobwa babyita almond cyangwa se amande. Mu kiganiro cy'ubushize twakivuze iki kiribwa ukuntu gifasha neza mu kwita ku bwonko. Ni ibiribwa byitwa almond. Almond yuzuye vitamine n'imyunyungugu ihagije, wanavuga ko ari iy'umurengera ifasha mu kuba muremure. Almond ituzanira ibinure byiza ku buzima iyo twayiteguye ku meza, ndetse n'isoko nziza y'ibizwi nka fibre. Ababizi bifasha neza cyane mu igogora, ndetse n'isoko nziza y'umwunyungugu nka manganese, magnesium, ndetse n'ushaka yongereho ko ari isoko nziza ya vitamine E, vitamine ikora neza nka antioxidant rimwe na rimwe.
Vitamine E iyo yabuze cyangwa se yabaye nkeya mu mubiri bikunze guteza ibibazo aho imikurire y'abana bato ihungabana. Almond cyangwa se amande zinita ku buzima bwiza bw'amagufa. Mu bushakashatsi bwakorewe ku bantu 14 byagaragaye ko almond ko baziryaga zahagarikaga ikwirema cyangwa se ukwikora k'utunyangingo twita osteoclast. Utu ngutu ari natwo dushinzwe kwangiza cyangwa se gusenya amagufa. Reka tuvuge ku mboga rwatsi. Uhereye ku mashu, pinari, ndumva ariko muzita argura, nazo ni imboga. Ubwo bwoko bwose iyo bigeze ku cyo twita ifunguro ushatse wasita superstar. Muri rusange imboga rwatsi zizanira umubiri ibirimo vitamine C ndetse n'umunyungugu wa calcium, ubutare aribwo bita iron cyangwa se fer, udasize magnesium na potassium. Uretse ko zinatugezaho vitamine K. Iyo vitamine K nayo izwiho kongera uburemere bw'amagufwa, ibintu nanone bishyigikira gukura ndetse no gusigasira uburebure. Inyigo yakorewe ku bagore bagera ku 103 byagaragaye ko muri bo abafataga imboga rwatsi mu buryo buhoraho byagaragaye ko bari bafite ibyago bike byo gutakaza uburemere bw'amagufa yabo. Ninde wigeze wibaza impamvu ibizwe nka yawurute cyangwa se yogati ngo yibaza impamvu bivuga ko zigenewe abana bato? Niko ubanza hari no kuba abana bato aribo bakeneye gukura vuba nabyo birimo. Yogati cyangwa se yawurute ngisoko nziza y'intungamubiri nziza kandi zibanze mu mikurire. Nk'urugero nako ni inyunganizi. Muri yawurute hari zo usangamo ibyitwa probiotique, ari two dukoko twiza dufasha mu gutuma urwungano ngogozi rumererwa neza. Bibyongeyeho cyangwa se byiyongeraho mu kuba utu dukoko dufasha mu kugabanya ibizwi nka inflammation ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Reka tuvuge no ku kurya amagi mu cyongereza bayita eggs, amagi ayasanzwe. Nibisanzwe ni isoko nziza ya proteine kuko nibura usangamo muri buri igi rimwe rifatika usangamo amagarama agera kuri 6 ya proteine. Reka mbyongereho ntaribagirwa, amagi ni isoko nziza ya vitamine n'imyunyungugu ifasha mu mikurire, harimo na vitamine D. Vitamine D hari nayo ifasha mu inyunyuzwa rya calcium. Calcium umwunyungugu yubanze mu kugira amagufa akomeye ndetse ameze neza. Mu bushakashatsi ubumwe bwakozwe bwagaragaje ko abana bari bafite vitamine D nkeya hanyuma bagahabwa inyongera yayo, byagaragaye ko biyongereye mu burebure mu gihe kirenga amezi 6. Mbongera kandi kantu, ujya mu nyigo yakorewe ku bana bagera kuri 874 byasanzwe ko abo bana kuba bararyaga amagi buryo buhoraho, kuba barayaryaga buri kwezi biyongeragaho uburebure. Hari ikindi kiribwa benshi tudakunze kurya ahari ariko bisa naho ari ingenzi ku muntu wifuza kuba muremure. Izo nta zindi ni inkeri, izitwa blueberries, strawberries ndetse na blackberries. Hari n'izitwa raspberries. Izo zose uko zitondetse uzasangamo vitamine C ushatse wakwita iy'umurengera. Iyi vitamine C izwiho gusigasira imikurire y'utunyangingo ndetse no kwisana kw'ibice by'umubiri. Vitamine C inongera imikorere cyangwa se imikorerwe ya collagen yongera uburemere bw'amagufa ndetse n'ubuzima bwayo bwiza ikabusigasira. Ibi byose nibigufasha kuba muremure ndetse no gusigasira uburebure bwawe. Hari amafi yitwa salmon. Ni amafi akenshi aba agizwe n'ibinure byitwa omega 3. Ibinure ni byiza ku mutima, iyo ni ingingo ya mbere ndetse ni ingenzi cyane mu mikurire. Bumwe mu bushakashatsi bugerekana ko ibi binure bya omega 3 bifasha mu buzima gatuzi bw'amagufwa ndetse bikaba bihuzwa no kudasinzira neza mu bana bato iyo byabaye bikeya muri bo. Ibi nabyo byibasira imikurire yabo y'abana bato nyine. Ibi ari nayo mpamvu rero bamwe mu bahanga babimeza ko gusinzira neza bituma uba muremure. N'uruhu rwiza warugeraho uramutse usinzira ukaruhuka neza, kuko ni carbonise. Tuvuze ku kiribwa cya nyuma aricyo amata, ndetse ni ikinyobwa, ni ikiribwa sinzi. Aya ngaya afatwa nka kimwe mu by'ingenzi ku buzima. Aya ngaya afasha mu mikurire binyuze mu kudusakazaho imwe mu myunyungugu nka calcium, phosphorus ndetse na magnesium, yose y'ingenzi mu mimerere myiza y'amagufa. Amagarama 8 ya proteine wunguka buri uko unyweye agakombe kamwe ka mililitiro 244 z'amata.
ku bantu amata atera uburwayi ho umuntu agomba kuyirinda, ariko bumwe mu bushakashatsi bwemeza ko amata y'inka ari imwe mu ntwaro kirimbuzi wakoresha uramutse wifuza kuzamura imikurire y'abana bato, ndetse bemeza ko yanagufasha kongera ibiro utanasize no kuba yagufasha gukora ibyo bita kubaka umubiri cyangwa se imibiri. Ifunguro ni imwe mu ntwaro rero z'ingenzi umuntu yakoresha akeneye kuzamura uburebure bwe, ndetse ushatse wajya uhera uyu munsi urya neza ukibera muremure utanduranyije na gato. Ibi byose tuvuze ni ibikubiye muri article z'urubuga www.healthline.com yanditswe kuri tariki 9/3/2020. Samuel Mugisha niwe mwari kumwe naho ubutaha.